Iyo abantu bavuze ati nta mirwano yabaye uyu munsi twarayibonye muri Kongo baba babundikiye iki bose twatewe na mayimayi bishambuke na Red Tabara bose bafatikanije baduteye mu bice za Utigita ahitwa Kumonyi donc M23 ushobora kutibirindiro bitandatu igiye kuramforusa ibindi 15 ariko nagira ngo ibyo bavuga kuvuga ngo mwese twayitaye mushaki twayitaye icyo ni kinyoma mwe kubirebera kure uzi kuyoboye igihugu abantu bakagutwarira bakikopa ubutaka bumwe utageraho ariko arabene igihugu wawe se bitwaye babwikopye batese nibo babushinze si ubwabo se nawe ari wowe uretse ubushobozi buke ninde urebye amarorerwa abera mu murenge amarorerwa akorerwa abanyamurenge bazira ko ari abatutsi bo mu murenge ninde muntu utatabara mu by'ukuri uramutse ufite ubushobozi twirwaneho kabisa ihagaze neza rwose gucunga abaturage bayo nta mpungenge dufite kubera ko n'ubundi bateye tubasubiza inyuma basubirayo nabi n'ubundi nubwo bazagaruka bazasanga duhagaze neza kuba izindi ngabo zinengwa kutarase M23 Angola ikabije nka bingwa wo kunenga ibyo bitakozwe ishobora kubije kurase M23 nitwe twanangura ntimukaduhambe iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacutebuka ntago murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye turi kumwe na David Jeune Marshal David Karame comment ça ne va pas amahoro ya tugiye kuganira kuri situation mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bamaze kukumenyera cyane mu busesenguzi bw'ibibera hari hakurya ubu byifashe bite ko duheruka M23 ivuga ko irimo irarekura ibice ubundi ariko utaranajya kuko byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibintu abantu bishimira ariko bibabaza nyirabyo jewe ntabwo nigeze ni brandinga ku bintu by'intambara za Kongo ariko naje kubyisangamo cyane uziko ninjiye muri usesenguzi bwa politike nkora mu bintu bya civic education uburere mboneragihugu politike zo mu gihugu ariko nkajya na kure ku buryo ubu ngubu ndimo gusaba bw'abanyamakuru bwose kumfasha kugira ngo mbe navuga no ku bindi ikirere twarayibagiwe Israel hari ikibazo gikomeye cyane ubu ngubu cy'imyigaragambyo ishaka kwirukana Netanyahu hari ibintu byinshi nibwo wajya muri Amerika Latine nubwo wajya hose ni Afrika yacu ibintu ni byinshi rero nuko nta uhunga ikimwirukamo buri iki kwirukamo ni iki usesengura cyane oya ahubwo nimwe mukinyirukansaho nimwe mukinyirukansaho kuko urumva niba na ngombwa nzabishyiramo imbaraga nabyo nibura nubwo twavuga kuri Kongo kuko ni amakuru ariho ntawe byanze ariko mu minota 40-50 twakoze ikiganiro hagiye n'10 yo kujya hirya no hino kuko urabona ntabwo tukiri muri Asia kera avuga ngo icyo abanyayikirene ntikindeba nk'ubu Irani for information Irani iri mu bihe byiza na Arabie Saoudite kandi iyo Arabie Saoudite igize kubashaka no kuzaza ambassade iyo Arabie Saoudite yumvikanye na Irani ku bantu basiramo baranyumva hari n'izindi community ebyiri nini cyane ku isi harimo y'abashia n'abasunite ziba zigiye kubona agahenge ako gahenge kakajyana amahoro muri Yemen ni igihugu cyashwanyaguritse presque complete so bivuze ngo rero nkiyo namakuru aryoshye niyo muri yo mu bintu mpuzamahanga na Amerika itangiye kuganira mu buryo bwo cyangwa na Irani urumva kandi urazi ibyo ngibyo bizagira uruhare wenda byumvikanye uruhare mu kugabanya ibiciro by'ibiribwa kuko Irani ifite ikibazo cyangwa se ikihagararaho peteroli igira ibibazo so ibyo rero twazabivugaho nabyo ariko reka ngusubize ikibazo warumbajije cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo M23 harimo Kongo nyirizina hakabamo n'indi twakuta bisi igizaho y'u Rwanda na Kongo kandi ubwo bigatandukana mu misobanurire no mu miterere y'ikibazo ariko bikagira naho bihurira impamvu akana kasimbuka ikibazo cya Kongo na M23 kinjizamo n'u Rwanda ni nyinshi zikuvugwa na benshi abayobozi bavuga bimwe abasesenguzi tukavuga ibindi nuko kuvuga crise ya Kongo muri Asazuba bwa Kongo muri Kivu zombi udashyizemo ijambo FDLR icyo ni kimwe waba wibeshye FDLR yinjiramo none icya kabiri kigeretse kuri FDLR kuvuga crise ibera muri Eastern Congo utavuzemo Rwandophone abakongomani bavuga ikinyarwanda ubwo numva rya jambo Rwanda sijye urizanye
wavuga ikinya ugacakara ugashyiraho Rwanda bizamo, wavuga iriya nyuguti iheruka FDLR ivuga Rwanda, ukabona rero ko u Rwanda rutabura mu bibazo bya Kongo, ibintu nk'ibyo ngibyo. No kuvuga ngo sinzi niba ushaka usubize ku byo kune focusinga kuri M23 and DRC cyangwa se kuri iyo trio ya byose, kuko ni trio cyaramutse, ni trio ya byose rwose, ni trio ya byose, ahubwo uze no kuzanamo Angola, ubwo ndazanamo Angola birumvikana. Muri iki kiganiro turaza no kureba icyo imitwe ibivugaho cyangwa se imitwe yahagurukiye nyine kwirwanaho, harimo Twirwaneho kuko nubwo abantu bari kuvuga M23 na muri abice, ariko ku rundi ruhande hari abanyamurenge bafite umutwe wa autodefense civile barimo baranicwa, burya hari n'abahema kandi bo babuze iyo autodefense cyangwa babura n'icama. Hanyuma turaza no kureba M23 n'ibidukundira Canisius Munyarugero umuvugizi wayo, twumva icyo avuga ku bijyanye no kuba barimo bararekura uduce tumwe na tumwe, ariko hakaba kutumvikana hagati ya FARDC na East African Regional Forces ku bagomba kutujyamo. Hanyuma aho bavuye tukumva ubwicanyi ngo burakomeje, tukibaza M23 nikomeza kuva ahantu aho ivuye bakavuga ngo abantu bari kwicana, basubiye kwica abaturage kandi ivuga ko ari birengera, iyo ntago contradiction ibirimo. Komeza tugiye ku gisubizo direct wambajije, nka situation tuvuze ngo yaramutse muri Kongo, ese bimeze gute, tukanabasana bihinahina tukabikubira hamwe, kuko iyo trio n'ubundi bufite ahantu ihuye, ntago ari ikibazo, ntabwo ari segment imwe ngo uvuge ngo ndagifata uku ngo ngifata uku, n'ubundi bibye kumena nk'agatogo cyangwa miranje. Uravuga uti rero Kongo bimeze bite? Kongo ubu tuvugana ntabwo hagaragara uburyo bw'imirwanire n'intambara kuri front line zose, yuguruye ibyo bita intambara ziri ouverte, ngo bavuga uti Kongo na M23 irimo gutsinsunira aha ngaha, cyangwa se leta ya Kongo irimo gutsinsunira M23 aha cyangwa hari. Ariko ibyo bita bruit de botte cyangwa se urusaku rw'inkweto za gisirikare kumwe abatambuka wumva imirindi yabo, ntabwo iba mu bintu by'igisirikare, ntabwo iba mu bintu byo kurasa isasu, kurasa bombe kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose bikura muri muvuma za gisirikare ziri hariya. Nubwo abantu batarasanye uyu munsi barimo gutegura iki, ushobora gusanga imirwano y'ejo hazaza irimo gutegurwa uyu munsi. Izo bururo ziba zihari ziri gucece ansomeye. Nicyo abantu bakwiye kwibaza ngo niyo abantu batarwanye, niyo batarwana haba harimo hacura iki. Reka twegereze umutima ibi bintu cyo twifashe ingero zifatika. Urabona nko mu 1994 ndetse n'93 dufashe urugero ku byabaye hano mu Rwanda ku mateka tuzi twese, habayeho agahenge k'intambara, ubona ko ndetse hari n'itsinda ry'abasirikare bo muri bataliyo ya gatatu ya RPF yaje muri CND. Abantu batangira kwizera bati amahoro araje, umutekano uraje, amasezerano agiye gushyirwa mu bikorwa, n'iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubu nuko icyo gihe n'abasesenguzi nk'ibitangazamakuru tuba dusesengura bari bahari, ariko kandi nijabo buriya nshimira n'abasesenguzi dusangiye umwuga, iyo baza kubaho icyo gihe abantu bari gusobanukirwa n'ikintu gishobora kuba kihishe, kuba abantu bamwe batarimo kurasana, kuba izo force d'interposition bari mu risiko bari mu minwa nako zihari, no kwereka abantu ko ibyo tuvuga gusesengura twege dufata gatatu tukayiduramo 9 cyangwa tukayiduramo 6, yuko bidasobanuye yuko amahoro yamaze kuza burundu, kandi hari icyo byari gutanga ku bantu bari icyo gihe. Icyo byo bari gutanga nkikubwire, hari umuntu wari wizeye umutekano mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nk'umuntu Jenoside yakorewe Abatutsi aza guhura n'ingorane z'umutekano yarizeye utaje kubareyere, kuko ari Habyarimana yateguraga izo ntambara intera hamwe abasedeni n'abandi bose. Ariko na RPA ntabwo aricaye gusa, yongereye amakosi. Hari umunyamakuru ngira ngo wa RFI wabajije wari umugabo w'ingabo za RPA, General Major Paul Kagame, cyangwa ashobora kuba yitwa Shakasari wa VOA, umwe muri abagabo bakora babiri. Shakasari ni umusaza wo muri Gend mu gitangazamakuru arazwi cyane mu ishami ry'icyongereza n'igiswahili wanza yarakize. Noneho icyo gisubizo icyo gihe iyo radio nubwo nari mutariko narayumvise, uwo munyamakuru asubizwa yuko ngo RPF ifite ingabo zisaga 15 zishobora gukemura ikibazo cyo cyose, n'uwo mubare wari urimo zishobora gukemura ikibazo cyose, challenge yose yaboneka nyine mu gihe Habyarimana atakwitwara neza mu bijyanye n'amasezerano bari baragiranye. So iyo tuvuze rero ngo impamvu zanjye urugero no kubera iki, iyo abantu bavuze ati nta mirwano yabaye uyu munsi, twarayibonye muri Kongo, baba babundikiye iki bose. Kongo iracya koko, Kongo ntiyaretse kuzana sikoyi, Kongo ntiyaretse gukorana n'abamercenaires ngo tubone yakoze dénonciation y'imikoranire yabo. Kongo ntabwo yakwiye kwibere FDLR ishinjwa. Urimo kureba M23 nayo
kuba yasubira inyuma tugiye no kubireba kuko igihari nuko irimo gukora ama withdraw ifa mu turere yari irimo tumwe na tumwe isubira inyuma nyuma y'itangazo yanditse ihuruza East African Regional Force ngo baze bafata ibirindiro bigeze hafi kuri 6 biragaragara yuko irimo gusubira inyuma. Hano ushobora kubona M23 irimo gusubira inyuma akavuga tuga amahoro yaganje rwose ibintu byacitse ibintu bimeze neza nako nta mirwano izongera ntago abantu barimo batahanu bari wenda ngo turaza gushakisha umuntu muri M23 bisa atubwira icyo bitekerezaho ariko ikitari mirwano tutabona hariya navuze ngo mwisesengura kibundikiye iki kandi nijabo M23 ishobora kutibirindiro 6 igiye kuramforusa ibindi 15 cyangwa se igiye kuvuga ngo ingabo twakoreshaga hanga ku birindiro 6 twasize wenda uvuye Karuba uvuye niba na Nenero n'urugero uvuye muremure na Mushaki iravugwamo urumva na Mweso ariko ugasanga ku bibazo mukunze kubaza nk'abanyamakuru mukavuga muti M23 izafata Goma ryari ugasanga izo ngufu izo contingent zose zirimo kuva aho ngaho nizo kugira ngo izasimbukire Goma nko guhumbya ibirayicakiye mu byo abantu batatekereza kubera ko ibona muri manipa ifite gukonsantra ingufu kuri area nini ntago biha imbaraga zo kubasha kugera kuri zimwe muri cible ifite. Ikindi nabwira abantu mu bya gisirikare nuko bya operation militaire nuko iyo turaza kubona mu kiganiro iyo ubona iyi mitwe y'abasirikare mpuzamahanga arimo kwikonsantra muri Kongo kandi ukabuzi ko murabizi muri politique nta muntu wizera undi hari ushobora kuza muri mission afite cyangwa kuri deal ya kijyana Tshisekedi afite no kuzabarasa ibyo byose birashoboka cyane ko nkangora sofa twavuze ko turi bivugeho nta muntu uzi niba deployment ya Angola iri muri cadre East Africa nta muri East Africa nta uzi kizade muri MONUSCO nta muri MONUSCO nka kuri intervention force special force ya MONUSCO yaje y'abatanzania n'abanyamarawe n'iki byose nta nuzi kizaza muri cadre ya SADC kuko ntabwo SADC yabitangaje muri cadre ya SADC Angola ntabwo asabye uburenganzira perezida wa SADC irimo kubusaba abadepite kugira ngo bayihe uburenganzira favor yo kuza muri Kongo. So niba rero ngo na New Africa ntabwo tubibonamo. So niba rero ngo irimo kuza mu kintu kiri ministere nebuleuse imeze gutyo ya deployment y'abasirikare abantu batazi none n'abarimo kuza baraza mu buhe buryo we never know ishobora kuza muri mercenaria tutavuze ngo ije ngo nuko ari umuhuza ubuhuza yabureka icyo usanga ari ikibazo nta kintu gitangaje ishobora kuza muri cadre bilaterale ya Kongo na Angola kandi kuba izindi ngabo zinengwa kutarase M23 Angola ikabije nka bingwa wo kunenga ibyo bitakozwe ishobora kubije kurase M23 ariko Minisitiri Rutundura ejo mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko Angola itaje yaba byiza umbwiye urutari Rutundura nyine ko Rutundura yavuga iki kintu bivuze ngo rero nka M23 kwisubira inyuma mu birindiro mbere ko tuzagushaka nizo ngo tuvugishe cyane ko ashobora no kutugira politike nanjye mu gisirikare cyane nuko M23 abantu bashobora kuvuga bati ni ibigwari hari wabivuga gutyo ni ubugwari gufata ahantu ukakoresha inama zingana kuriya wabonye Colonel Bahati Rasto akoresha inama bavuga ko ari intumwa y'amakenga yatumweho wigeze kubona Mweso ngira ngo ni Colonel Kabundi nawe nabonaga abwira abaturage babwira ndetse hanavugiwe ijambo nuriya mu Colonel wundi Alfred avuga ko ari wabo muri ibyo bice bigaragara yuko bishobora kuba ari concentration yo kwishyira hamwe kugira ngo igwize imbaraga izanahangane ku makuru ifite y'ubutasi n'uzayitera ariko badatatanye mu gisirikare umuntu yagutatanya ugasanga kayiniti mwe kajyariya division imwe giye hari ayikubiswa kwayo kubita usirapinga imwe usirapinga indi ariko bavuga ati dukore icyo bita defense mu gisirikare muri strategy twegerane rituzikizanye bariya niba naza aida mbivuge muri ubwo buryo tuzapfire hamwe cyangwa tuzatsindire hamwe. David ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Canisius Munyarugero ni umuvugizi wungirije wa M23. Canisius mwaramutse neza? Bwakeye n'amahoro. N'amahoro. Suhuza Canisius. David aragusuhuza Eugene Marshal. Nta kibazo rwose nanjye ndamusuhukije. Gusa nta kinyitaba ndamwarekera ntansubize. Ngo ntabwo kimwitaba. Biterwa n'imirimo myinshi ariko si ukwanga kumwitaba. Reka muguhe muvugane. Amakuru bwana muvugizi wungirije wa M23. Uraho neza bwana David? Ndagusuhuje n'amahoro. Nanjye ndagushuhuje mugira yandi. Bwana muvugizi wungirije wa M23 ni Canisius Munyarugero abantu baramuzi abakurikiye ikinyamakuru turimo kuvugiraho hariho ikintu cyuko abantu barimo kwibaza
ko mu matangazo atandukanye ya M23 ikunze kugaragaza ko ifite inyota yo gutabara abantu bari muri Ituri, abari muri Southern Kivu, abarengana aho baherereye hose. None ikintu kiri un peu paradoxal, M23 barimo bavuga bati yananiwe no gutabara ba Mweso yabasize, Mushaki basize heru. M23 ya Gituri yananiwe naho hafi, bimeze gute? Icyo cyo kuvuga ngo abantu b'Umushaki ngo tubasize heru ngo ab'Umweso tubasize heru, icyo ni ikinyoma gishaje, ni ikinyoma rwose cy'abantu babandika, ariko ntabwo twasiga b'Umushaki ngo tubasige heru. Kabukise ahubwo twabikora, twaje kubatabara tubasige heru. Wenda ikigaragara kivugika mu bantu benshi ni kwa kundi bumva bavuga ngo M23 yakoze retere mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro y'abakuru b'ibihugu, bakabisanisha no kuvuga ngo duhamya abantu, ntabwo twabahana kirazira. Ariko twibukiranye ko ubusanzwe M23 mu gukora retere, mu kurekura Kibumba, kurekura Rumangabo, bivugwa ko habayeho memorandum of understanding n'ingabo za East African Regional Force ziyobowe na General Nyaga na ziriya z'Abanyakenya. None se Mweso, Mushaki n'ahandi iyo memorandum of understanding yabaye ngo tumenye ngo abaturage bahari bari begereje umutima M23 basigiwe nde? Ngagira ngo abaturage aho twabasigiye abaturage turabafite mu maboko, kandi abo bishoboka tubarindiye umutekano n'ubundi. None ba Mweso bivugwa yuko barimo kwigabuzwa na Nyatura yahise ijya mu birindiro mwari murimo, aho mwagiye ntabwo tuhazi, barinzwe bate bwana muvugizi wungirije? Ariko nagira ngo ibyo bavuga ngo Mweso twayitaye, Mushaki twayitaye, icyo ni kinyoma mwe kubirebera kure. Abarebera hafi umutekano wabo aho dufite control rwose, umutekano urasesuye. Naho mwavuye mufite uburyo mukibarinze? Mushaki twayitaye ni ibinyoma. Ya. Aho abaturage baho mwavuye mu barinze mute? Aho twavuye abaturage bararinzwe, kandi wemere ko umutekano wabo urinzwe. Barinzwe nande? Barinzwe natwe. Kubera ko bwana muvugizi wungirije, iki kintu kiri mu bintu ushobora guca intege, kuko bitugeraho nk'abanyamakuru abantu bavuga bati inka zanjye zari zabohojwe, ariko se nishimye ndi New York, ndi France, ndi hose, none se ko banshigiye ifamu bakansigira iki n'iki? Ikindi navuga cya kabiri nuko byavugwa yuko mutangaje retere ukavuga uti turacyarinze aho twavuye, byaba bigaragaje ko M23 muri abanyabinyoma rero. Ntabwo ari ikinyoma, n'ubundi ahubwo abanyabinyoma nabo batangaza amakuru atandukanye bwana munyamakuru. Batangaza amakuru atandukanye yuko Mushaki twayitaye, Mweso twayitaye, abaturage twabataye, kibibaho. Abaturage turindiye umutekano wabo uracyarinzwe n'ubusugi bwose, hatagize na kimwe kihungabana. Ahubwo bya bintu by'abantu batangaza gusa, umuntu utangaza ati Mushaki bayitaye, turimo turajyana. Reka nongere mbabwire ku mugaragaro ko ari ikinyoma cyambaye gusa. Ni ukuvuga ko nta retere M23 yari yakora itayihereje ingabo nyamahanga. Retere twakoze twayigaragarije amahanga y'cyose kugira ngo baze tubamurikire ubwo butaka n'ubundi babugumane bacunge umutekano wabo. Don ntabwo muri ahava mwabikoze gusa. Mutegereje yuko baza kugira ngo muhabahereze. Neza cyane. Ubwo urumva rero ukiza umucyo ku cy'abantu bibazaga, hanyuma ku cyabaye Ituri no muri Kivu y'Epfo ko Red Tabara imereye nabi abanyamurenge, muraza kubigenza muterega mwari burandize n'umubyemere nyine ko abantu bakeneye ko mubutabara. Reka nkubwize ukuri, nawe ari wowe uretse ubushobozi buke, ninde urebye amarorerwa abera mu murenge, amarorerwa akorerwa abanyamurenge bazira ko ari abatutsi bo mu murenge? Ninde muntu utatabara mu by'ukuri uramutse ufite ubushobozi? Umuntu ufite umuntu nyamuntu nyabwo, kubona ko umuntu atotezwa azira ubwoko bwe ni igifu cyatuma atamutabara ko kubifite ububasha. Ahubwo ntangazwa n'isi irebera ku mugaragaro, ikarebera amarorerwa nkariya n'amahano nkariya, abantu bapfa bagatwikwa bakagirwa neza bagacukurirwa urwobo. Mu by'ukuri kuki badatabara? Uwagira ubushobozi wese yatabara. Icyo M23 ibura n'ubumuntu cyangwa n'ubushobozi? Ikibura n'ubushobozi, naho ubumuntu nibwo butwuzuyemo. Hanyuma ubwo duhatwara tubatabaye n'ijoro. Hanyuma turimo kwibaza ku makuru mufite nka M23 iherutse i Rwanda kubonana n'umuperezida wa Lorenzo wa Rwanda, kandi akaba n'umuhuza mu bibazo bya Kongo, afitemo role ikomeye cyane n'uyu muryango ayobora. Ese deployment y'ingabo za Angola iri mu bintu mwaraganiriyeho mu buryo buri confidentiel ngo amabango yashire hanze, cyangwa ziri ngabo ziri hostile n'imitekerereze yanyu nka M23?
ndagira ngo nawe wishyize mu kigwi cye nka perezida wa repubulika umukuru w'igihugu watanze umwanya we agatanga igihe cye kugira ngo ashakire amahoro uburasirazuba bwa Kongo uramutse ugiye mu kintu ntigishoboke ndagira ngo nawe ubwawe wababara ndagira ngo kuri we intego afite no kugira ngo Kongo Kinshasa guverinoma ya Kinshasa yemere gusinya seserefe nk'uko twayisinye kandi yemere imishyikirano dushyikirana igice kiraje ishinga guverinoma ya Angola kumuhuza nta kindi kimuraje ishinga nta mahoro dushakira nta ntambara dufitanye nawe nababajije niba mwarabiganiriyeho cyangwa niba byabatunguye ibyo kubiganira si ngombwa cyo nkubwiye nuko ikimuraje ishinga ari amahoro nk'uko n'abatanze igihe cye n'abakitanga none abaturage bavuga bati M23 irapfuye Angola irayirangije ntabwo bamufite bw'abanyangora nitwe twanangora ntimukaduhambe ndumva niba rero hari ubutumwa bwihariye mwamufite mwageza ku bantu bakurikiye Primo Media Rwanda mwatubwira mwabutubwira kugira ngo tubageze ubutumwa bwihariye natanga nuko bari abantu bareka guverinoma ya Kinshasa imbereye kuri guverineri wa Nord Kivu bareka ubugome nk'ubwinshira bafite kugira ngo bazirikire abaturage muri Goma badahahirana na Rucuru na Nyiragongo na Masisi kandi ibiribwa bihari bikwica abantu nabo tuvuga ngo turatabara n'abanyegoma nabo gutabarwa kuko bagiye kwicwa n'inzara ariko namwe aho mu kontora nabo bafite ibibazo by'ibituruka mu mujyi nabyo bitabageraho mujye mubatabariza nabo ubwo niba ntabarije bose kuko abanyekongo turaringaniye twese meme pied d'égalité urakoze cyane bwana mu Nyarugero Canisius nukabura umuvugizi wungirije wa M23 mugira ibihe byiza urakoze nawe ya Davi ngo rero Canisius Munyarugero no umuvugizi wungirije mu bya politike wa M23 urumva ko hari ibyo abantu bibazaga batese M23 yaba irimo irasiga abaturage batangiye kwicwa yabaho yari yafashe yaharikuye yashyizeho umucyo ariko ahatari hari umucyo wajombye umwotso sibyo njya mbabwira ntinyeshyamba murazikinisha ubwo turaza kureba ukuri kwabyo dufite uburyo dushobora kwagisesinga ku baturage bari za Mweso mushake n'ahandi hose tukaza gukomeza gushaka nimero zabo tuzibona dushaka kuzabukira mu kindi kiganiro kindi kizakurikiraho ariko ikiriho nuko inyeshyamba zo kutuvuye aha ntabwo itubyegereza umutima ziva hese zijya he none se Colonel Nzenza avuga ngo nihagira ngo umufadde uzakandagira ikibumba ngo bazahazaba ibibazo none se ko bari kuba bagiye kuba babwiye n'icyo umuntu yakandagiye ikibumba kandi bahavuye nyine inyeshyamba zifite amayeri menshi yo gukoresha ariko ibyo Canisius asubije nuko akandi kana ajombiyeho umwotso nuko avuze ati nitwishwa n'abanyangora ntimuzadushyingure urumva nyine ko harimo akantu kakamugobeko niko mu Kinyarwanda ariko umuntu yakwibaza hano niba wa mugani bari baranabivuganye koko urumva ntabwo batunguwe security yose barayizi urumva ko badatunguwe no kubega kandi iyo dusobanura ibi bintu sinibuka niba natwe tugeze mbere yo guhamagara Canisius nuko ubundi gusanzwe nicyo twarimo nyine twibaza tuba tuti barahavuye bahasigira abandi reka tumubaze ubundi kugira umuntu ufite uburyo bwo mediateur cyangwa facilitateur guhuza cyangwa se gufasha abantu bagomba kuganira cyane ko muri iki kiganiro twibukiranye ko concept y'uko ikibazo cya Kongo kigomba gukemuka mu buryo bw'ibiganiro Loni yamaze kuyandosinga ubu niyo myumvire ya Loni niyo myumvire y'u Rwanda navuze ko u Rwanda rutabura muri ibi bintu ko ikibazo kitazangirwa gisirikare niyo myumvire ya M23 urumva abapersona benshi bari muri iki kibazo barahuriza kuko ikibazo cyacu kigomba kurangira mu buryo butanyuze mu gisirikare uretse Kinshasa isigaye yonyine kukumva ko yarwana mu bintu njyarugamba igapigana mpaka ariko ikindi kibazo cyane uretse uretse gatoya impamvu ndimo kuvuga kuri stati y'u facilitateur cyangwa mediateur nuko kugira umuntu nk'uwo uhuza abantu akabaganiriza tuvuge arahuza Tshisekedi agahuza na Bisimo cyangwa General Makenga ugomba kuba ufite iyo bita puissance iri over role yabo bose donc puissance ufite militairement politiquement niyo kubicaza nyine kuko bo baba bafite abahana iyo frustration M23 mwatumariye abantu FARDC na Kinshasa ati namwe mwadufatiye ubutaka ariko karinije uzi kuyoboye igihugu abantu bakagutwarira bakikopa ubutaka bumwe utageraho ariko arabene igihugu wawe se bitwaye babwikopye batese nibo babushinze subwabo se nubwabo bose ariko nukuvuga ngo muri bose na Tshisekedi arimo kubungu Tshisekedi ni president w'igihugu for your information ntashobora gukandagiza ikirenge cyangwa gukoresha inama ikiwanja na Katumbi ntiyapfa kuhakandagira atasabye uburenganzira abandi bantu badafite garanti y'igihugu urimo kureba buriya Kongo abantu bajya bagira ngo iri zamarira nk'ayingona Kongo yakubiswe ahantu babaza habiri kwitwarira ubutaka kimabavu niko baswaye bavuga ku gituza
no gushyiraho zone tampo, kuko iyo tuvuga kuri réussite za M23 tugarukira ku mbunda, ariko ntabwo tugarukira ko M23 a impose yashyizeho imposition yo kwempoza ko hajyaho ahantu FARDC takandagira, perezida w'igihugu atakandagira, Rutundura atakandagira, Chikwa atakandagira, Chiwewe atakandagira, Kabanda atakandagira, Chitambwe urimo kureba na za korodorete ze na bya bituze. Niba ni umugabo ndabyemera, ariko mu bugabo bwe nagende Kibumba batabyumvikanye nkuko koloneli zenza imubwiye, none ukanabibwira na koloneli uri general. De toute façon M23 yarasha babaza Kongo, ntago abantu baba babyumva ngo banahera bavuga bati wa mugani Kongo y'iryoha igendana ryo mu kirenge, umuntu w'umugabo ufite ahantu atategeka, ubwo ko bwa Tshisekedi gutya na gutya. Noroma ubutaha hazabaho n'ikindi kintu abantu wenda bategereza umutima cyane, ariko nacyo cyo kuvuga ngo umuntu w'umugabo ari president wikuraho urubyaro akarwita amazina y'abandi, baze kuba warabyaye nk'umwana hanze murasa ADN zirahura nkuko M23 arabakongomani. Umuntu w'umugabo urumukire nta kintu ubuze, Kongo nta kintu ibuze, ukagera bakari umwana ngo suwanje ngo nagenda abantu batarikosha no uretse no mwirugo no mu maso n'utuntu ufite hano kututoboro sinzi ko batwita nabyibagiwe fosete zigikorwa zita mu Kinyarwanda n'utunogo gutyo, ukihakana umwana musa no muri DNA. Ibyo nabyo bihinduka ikimwaro mu bandi bagabo, kuko Tshisekedi afite ikindi cyasha cyo kwihakana abakongomani baje noneho aplisi. Nge nakurikiranye urubanza rwa Bamporiki, buriya abantu mu isoma ry'urubanza rwa Bamporiki biri kwajya gufungwa, abantu bari mu rubanza rwa Bamporiki kuvuga ko yatsinzwe n'itegeko biragoye. Bamporiki yatsinzwe n'ubuhemu nk'ukuntu yabaniye no Ruberi kandi bari inshuti, akamuca komisiyo ya miliyoni 10 kandi nta muntu ushaginga amafaranga inshuti abereye mu kibazo. Iyo ataza no kubigenza gutyo wumva ko amategeko yasomwaga. Nakubwiye sinabikubwiye mu kiganiro ibyo bisabitse mediocre. Je niyo teka wenda kwiye muri urwo rubanza, kuko umucamanza arashimangiye. Ikindi cya kabiri umucamanza yavuze nubwo mvanze ibintu bidahuye, nuko yavuze ati adahanwe ntacyo byakwigisha abasigaye. So impamvu ushatse kuzana ibi ngibi rero nuko infidélité entre le M23 et Tshisekedi, c'est divorce cyangwa so divorce, c'est niba doza umugore cyangwa umugabo, ni isoni mundi ku perezida yarifuje kudiringa neza. Urumva adiringa ikintu kiri presque irrelevant, urumva kimunanira kudishyira mu bikorwa. Umenye yuko igihemo muri communauté nationale y'abakongomani, nukuvuga ngo igihemo kitagerageje ngo bakore ibyo bumvikanyeho. None M23 zaba ari muhebukiranye mivuga iti ya brigade twakoze itangiye kwiba, itangiye kuba abajura, yarashe bagenzi babo twabavanze, yananiye gusekiriza hanaha, twaye mission biri turira inanira, twaye kundinda umutekano ko harimo no kubunindira umutekano wa Tshisekedi biranga. Donc iyo kintu icyo ubwo buhemo buvuye kandi boreze muri Afrika. Nibyo twavuze ni Putin igeze gukora ya kesi yo mu Rwanda entre RPF na Habyarimana, harimo ikintu cya infidélité, kutuba ibintu abantu bumvikanye bamwe bavarusha babyita impapuro n'ibikarito n'iki ibintu ngibyo urabona byakomeje kwa Tshisekedi. Nurukuza so nibirana Kenya bijya bisiga bikenye abategetsi n'abayobozi, kuko buriya turabone M23 ishobora kuraswa cyangwa nayirarasa, ariko nta nuza amaherezo ya Tshisekedi arahiri uyu munsi, ariko mama poste Tshisekedi ntawe kizakurikiraho. Bari abatutsi barimo kwishwa hariya, barimo gusanga mu mafamu barishwe, uno one knows Tshisekedi ashaka kuzanga imbere y'amategeko akarangiza ubuzima bwe nabi, kuko abantu babahemu barangiza ubuzima nabi. So rero mu bintu byababaje leta ya Kinshasa harimo kwambura ubwo butaka gisirikare, gushyirwaho iyo zone tampitemera no rugero, ariko nicyo gihemo kidahereye ku Tshisekedi yumvikanyeho na M23 gusa, kininjira mu byo n'ubundi M23 yumvikanyira Kinshasa no kubakabira. Na kera kuko Tshisekedi arimo kurwanya intambara yaje nasanga, nubwo ngiyemo ibindi bintu bitari bisanzwe kera, kuko arukuntu Kabila burya yahanganaga na M23, ariko yarataragera kuri level yo kwica abantu b'abahinzi bibereho gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Evidemment harabahunze n'ibyo turabyemera, bari mu nkambi z'impunzi, ariko wasigaye hariya yasaga n'utekanye kandi abakongomani barabikubwira. So ngarutse rero kuri ibi bya M23 intureka ziri hariya, ibyo mugenzi wacu amaze kuvuga, nimwita mugenzi wacu byumve neza navuga Karinizi yose buriya muri communication bari mugenzi wacu nawe, kuko muri communication ya M23 kandi turi muri communication, uhita wibaza rero nk'abaye turi ibyo tugamere rya dusubije, ariko ntagasubije neza icyo ukuntu abantu bakure bafashwa n'aba hafi barimo bagira. Niyo mpamvu muri iki kiganiro turi buze kwifashisha
cya kiganiro wagiranye na Kamasa ikiganiro wagiranye na Kamasa welcome ndakize umuntu coordinateur n'umuhuza w'ibikorwa bya Twirwaneho muri Sud Kivu ndetse ku banga bw'ibyuma n'abagifite hafi reka dushireho twumva icyo yasubizaga namubazaga niba barwana na Red Tabara ikabaherutse kwandikira M23 n'umuvugizi wayo Ndahimana ngira ngo irindi zina nije hafi ni Patrick Ndahimana cyangwa Ndahimana gutyo avuga ko asa nkuteza ubwa kuri M23 ayibaza ikishya yarura ivuga ko yishyira mu majwi ugumva imirwanire Twirwaneho nabo bishwa kara abanyamurenge b'abatutsi muri kara gace ka Sud Kivu aba barwanya nabo niba M23 aricyo irwanira kurwanya bica abatutsi n'abandi bavuga ikinyarwanda bagobye kuba bahuza ibikorwa nicyo nabaje uwo muvugizi wa coordinateur ese mufite gahunda agenda yo kuvugana na M23 mugafatanya ibikorwa ese M23 niba kiza ije kurwana igira ngo ibamurureho Red Tabara mwabyakira mute reka rero nyine twumve icyo ndakize welcome yabitangajeho kugira ngo dukomeze n'ikiganiro mu kiganiro kuri Bwiza ni ikiganiro cyanyuze ku ishene ya Bwiza TV muraho bwana ndakize welcome twabonye ko mwaramukiye mu mirwano na Red Tabara mbega mu minembwe bimeze bite oya kabisa nivyo rwose uyu munsi twatewe na mayimayi bishambuke na Red Tabara bose bafatikanije baduteye mu bice vya Utigita ahitwa Kumonyi donc amasaha gana za 11 z'igitondo nibwo baduteye nani za ahitwa Rutigita Kivumu na Monyi ariko twabasha kubasubiza inyuma again nabi kabisa subije inyuma rwose ubu ngubu n'amahoro nta bantu baba hasize ubuzima cyangwa bakomeretse abakomeretse bazumva ntabwo urugamba ndi abakomeretse ntibabura ariko nta nubwo bameze nabi ni ibisanzwe ni amakasembe ko bagaruka nta mpungenge se nka Twirwaneho mufite yuko bakongera kubatera cyangwa se abaturage barinzwe bate b'abanyamurenge murinda Twirwaneho kabisa ihagaze neza rwose gucunga abaturage bayo nta mpungenge dufite kubera ko n'ubundi bateye tubasubiza inyuma basubirayo nabi n'ubundi nubwo bazagaruka bazasanga duhagaze neza ese bwana ndakize Twirwaneho ubundi abantu batangiye guhuhisa yuko mwaba mushobora kuzahuza manifesto na M23 ngo kubera ko muharanira ko abatutsi badakomeza kwishwa ibyo bintu barabikura he n'ukuri cyangwa se ibyo nyine kuko mubizi uriya abantu bahuje ikibazo bahuje n'umurongo ni ukuvuga ko twebwe ntabwo dushobora guhura nabo kubera ko icyo dusangiye ni akarengane ibo ni icyama twebwe turi auto defense ariko kandi kubera ko twese twicwa duhuriye kwirwanaho ko nabo birwanaho iwabo hanyuma iyo Red Tabara yabateye East Africa iyivugaho iki namwe kandi bavugaho iki iteganya ko ikibazo cyanyu cyakemuka gute ko icya M23 cyo bavuga ko kizakemurwa n'ibiganiro ntabwo ibyacu dutekereza ko cyokemurwa n'ibiganiro n'ubundi kubera ko izi ngabo za EAC nta kibazo dufitanye ahubwo baza akarengane kacu kandi ibiganiro n'ubundi nta nubwo aribwo bwa mbere tubigiyemo ariko dutekereza ko wenda nidukomeza ibiganiro abadutera bazarura bakabyumva hanyuma wenda bakadushakira natwe umutekano nk'abandi bose hano nahita nibaza bwana ndakize welcome niba ibintu bidakemutse ngo bigende muri uwo mujyi w'ibiganiro haba hariho eventualite yuko na auto defense ya Twirwaneho ishobora kuvamo icama gifatika nayo ikarwana nkuko M23 irwana mu gihe kizaza twebwe ntabwo turwana kubera ko turarwana ntabwo dutera ariko igihe cyose abazadutera bose yaba mayimayi yaba bishambuke yaba n'abandi bose n'ubundi tuzirwanaho kuko izina ryacu ribisobanura ariko ndatekereza ko kugeza none ahangaha twebwe nta ntambara dufite turi abantu bashaka amahoro nibayadureza tuzayabaha kandi nibatayashaka ko yaduha ubwo nyine tuzakomeza twirwaneho
hari umuntu twahoze tuganira mu kanya mbaza ngo abo bantu ngo babiroze ngo bishambuke ngo bisobanura iki ngo ni bantu ki ubundi abo babateye abo muhanganye aho ngaho enemy potentiel wanyu nindi ni benshi ntabwo badufite Rwanda ntabwo bamufite ntabwo rwose ndumva hari ubutumwa watanga kugira ngo tukurekure twari tugutunguye duhamagaye nazo dutunguranye hari ubutumwa wumva wahereza abo babishambuke n'abandi bose na leta ya Kinshasa ubutumwa bwacu nuko twirwaneho ishaka amahoro kandi ishaka kubana n'abantu bose amahoro ubwo rero turatabariza kominote mpuzamahanga ko yakomeza kutuba hafi ikadushakira umutekano k'abandi bose icya kabiri ikegera abaturage barenganye bakuwe mu byabo bagafashwa kugira ngo bongere basubire mu mihana iwabo bari batuye ikabafasha n'ubufasha bundi kugira ngo babashe gutura amahoro iyo niyo message twatanga kubera ko imihana yacu myinshi abaturage batangiye gutaha ariko n'abanyage banyazwe ibintu amazu yabo yarahiye ibintu zabo inka zabo zaragiye zose kandi nibwo bwari ubuzima bwacyaha ngo rero turasaba umuryango mpuzamahanga ko wabafasha kugira ngo n'ubundi bakomeze batahe mu byabo iyo niyo message twatanga bwana Kamasa ntarakurekura ko Leta Itabara yabateye umuvugizi wa Leta Itabara aherutse gutangaza ko atazi icyo M23 ngo bashakaho kuko M23 ivuga yuko ishobora kuzinjira mu mirwano na Leta Itabara ibabangamiye mu gihe haba gukocorana hagati ya Leta Itabara na M23 M23 yigije imbere urugamba mwabyifatamo mute twebwe Leta Itabara turasanganywe niyo yadusenyeye kuva intambara yatangira kugeza nonaha twebwe guhangana na M23 ibyo ni ibyabo ariko twe ku ruhande rwacu nta munsi n'umwe twari dushobora kumva ko ari ikibazo kubera ko tumaze kubimenyera ntabwo tutatewe na Leta Itabara n'ubundi tuzakomeza twirwaneho ko izakomeza igenda igihe cyose kudutera nyine M23 ije kuyikubita mwebwe byagenda gute ubwo ngubwo mukabona iraje tireka tuze tuyibafasha okay nta musaada twabasabye kugeza none nta musaada turabasaba turacyayishoboye ubwo rero nihagera ko tuzasaba umusaada nyine zo bari ikindi gihe ariko kugeza none aha ngaha igisirikare kiri hano mu Minembwe ngira ngo uno munsi wa none barabizi neza kuntu duterwa buri munsi nitwakenera musaada turashobora kuciyambaza cyangwa se ntituciyambaze seno n'ubushobozi tuba dufite bwo kwirwanaho turagushimiye cyane ndakize twirwaneho ugikomeze kugira ibihe byiza urakoze ku kiganiro haye Bwiza TV na bwiza.com ya David nguwo rero welcome uramwumvise Kamasa avuga ati rwose ntabwo twebwe tuvuga ko dufatanya na M23 atariko duhuje manifesto ibyo turwanya birasa ati gusa atariko kugeza ubu twe turishoboye turayikubita ati Leta Itabara turakubita n'ubije twakubita ati no kijombo twarakubise urumva gusa bano basubiza nk'abanyapolitike nagombaga kumubaza urwandiko twirwaneho gusohora kuri Twitter handle yayo ruvuga ngo rusa n'urutanga amasomo asobanura ikibazo kiri muri Nord Kivu ngo abo no kuvuhakana gute ko abarwandofone batari abanyarwanda kandi bafite imisozi y'Urunyoni indi kintu cyose kandi isobanura ibyo bintu ukibaza kwirwanaho yavuye South Kivu ikaza kurwana kuri M23 kuvuga ibyo muri Nord muri Nord kandi n'ibyabo bitaratunga gusa yari kunsubiza ati ni nkuko M23 ivuga ku byacu kandi dahari ariko icyo ntabwo cyari gisubizo gihagije iyi mitwe nk'iyi ngiyi wumvise ko yanasubije ko mu bitandukanye amahuriro yabo avuga ati twe turi auto defense twirwaneho turi abasivile batemu 23 niyo ni muvuma politike yego urumva ukabona ko rero ariko sububo amaherezo ntibazaba cama nicyo nakimubashije nakimubashije nyine nawe cyo wumvise ko yavuze ati reka twebwe ibyacu birangiye ntabwo twajya muri ibyo ariko nabyo kumva bishoboka ko kushinga icyamba bigoye erega buriya nturubona ibintu byabivuze tuvuga tukarinija buriya kubaka icyamba ukagezaho ukonvisinga isi kukuganiraho
yaba umuntu akuganira akwita terroriste ariko izina rya M23 buri yo mentioninze Addis Ababa rika mentioning Bujumbura i Rwanda rikajya ku meza ni Nairobi buriya bundi nyeshyamba zijya kugita amaduni zikavuga ati mwabonye sha jewe ndi Colonel Castro uriya maneko M23 mwambonye jewe ndi Rwanda cyangwa ni ntuze mwega mukarenga mukabango turebye ibihe bese bijya kuvugana muri hayitembo ngizi kuko dufata urugero la différence entre twirwaneho wa mugani ko barimo babivuga na M23 buriya kugira ngo ubibone nuko iyi mitwe uko 130 byagorana kugira ngo hagire umutwe ujya kuri hayitembo nka ziriya waba umwe cyangwa 5 yishyize hamwe ariko M23 bakayakira ikajya hariya si yo ukunda kuvuga ngo muri politike mbona harimo icyuho ariko muri politike harimo n'ibindi M23 baragezeho birimo na biriya kuko ntabwo nibwira ko Kamasa biba bimworoheye kugira ngo amobilizing abagenzi bavuga ati tugende nk'itsinda tugibunaka ahubwo batumirwa ari amatsinda menshi bagahurira ahantu ziko bari ni Nairobi mu biganiro bitambutse ibyo ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ariko nanone kugira ngo uzubake iyo fondation wibranding ugeze ku rwego high tables inama mpuzamahanga nubwo tuvuga ko M23 hari bitajya yitwaramo neza kuko binama zibera ahantu ntihaseruke cyangwa abantu bayo ngo bahaseruke yarangiza igashyira mu bikorwa ibyazivuyemo yagobye kugenda ikabyigana ku muryango ikirukanwa na polisi erega birasanga ko bashobora no kuyifunga batubwambura byigana mujya turabyigana tujya muri inama ku murongo w'ibyigwa harimo ibintu byacu noneho batabijyamo bakagenda basubanditse za deplia banditse amabroshire bakavuga niba mwanze ko tujyamo bakabimanika ku buryo Tshisekedi dasohoka abona banderole kuri airport azihasanga Kisimenta azihasanga cyamitsinge azihasanga urumva ni naho haba ajya ikibazo nubwo tubijump zone ataryo turimo hajya abana ikibazo ukabona aba bantu baza gufasha Kongo bibanda kuri déplacer interne muri Kongo za nkambi ziri Kongo Uganda nayo hose zigasa nk'izibagiranye kubera ko habuza abantu batanga broshire zanditseho nubwo bitavuze ko amakuru batayafite bikajya guhuza na rya jambo na intervention ya President Kagame aherutse kuvuga isa nkaho President avuga ko hari ubwo abakongomani bashaka kwereka isi yuko umuntu uhungiye mu Rwanda basubiye iwabo kandi ahubwo ataye gakondo ye muri Kongo so nibyo uzabona Kenya atajya gusura inkambi ya Kanyarucinya ariko ntatekereze Kigeme ntatekereze Gisagara ntatekereze muri Gatsibo Nyabiheke ntatekereze n'andi n'amahama hari impunzi z'abakongomani n'izibanga mu mujyi birumvikana ndetse nicyo kintu maze iminsi nanone nshaka guca akarongo mvuga ngo byagakwiye kuko mu makuru dutanga n'ubujyanama kaba nabo bakwikubita gashya ushobora kuvuga uti jewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi nambika abasore ubona ko abantu M23 bambara neza kuko ntabwo iriya myenda ntabwo bafite exile de textile bafite ukuntu bambara henda nibyo barashisha barabifite cyangwa se babicaginga ko nkuko babivuga ariko se mu bushobozi watanze umwana ngajye ku rugamba ni byinshi abantu bashobora gukora kugira ngo muvuma nkiri yibeho ariko se nanone nawe wirekera ngo uvuge ngo uhekere usinzire uvuge uti birarangiye iyo pankarite ntiyakunanira iyo bandore ntabwo yakunanira habayeho wave wabonye byabaye mu nkambi z'impunzi mu Rwanda n'ahandi yego bisa nk'ibizimye hako si ikibazo cyararangiye nemo 20 itarahagarara kurasa nubwo baregreye ayo mayozidiro turimo kuvuga abandi koko niba bari bafite ku mutima ubundi sundi babikoreye iki cyari y'inkambi bwo bikora mu kwezi kumwe ndika bikora mu kwande mu nkambe nye bigatwara ameza hari icyo byari gutanga ugereranyije n'icyo byatanze nashaka ko niba intambara iba consistent ikintu gihoraho nabo babi ibintu bahoramo niba we intambara ari ingaruka saha ngaruka sogona ngaruka munsi bo bikaba ngaruka cy'ubwo ngaruka kwezi ngaruka n'iki bihaye ibihe bagapanga amarondo bakavuga bati mwebwe mahama tuzajya twaye tuba ku irondo ryo kwibutsa community internationale muri uku kwezi ukundi kwezi kube Kigeme ukundi kube Nyabiheke mahama izasubwa nyuma y'amezi ibyo kandi bigakorwa no kuri za ambassade ubutumwa batanze bagatanga muri za ambassade zo mu mahanga abari New York babe batanu abari Washington DC abari hehe muri Canada Toronto sinibuka mu Rwanda Canada ngo nuwuhe bagira imijyi myinshi niba ari Quebec niba ari ibintu nk'ibyo so urumva ko rero wavuga yuko ibyo muri Kongo nicyo bambaje n'ututangira ikiganiro biracyari mu rujijo kare n'ijabo n'amabanga mukanya hari ikintu wari uvuze uti abantu bose barasaba ibiganiro ari Angola iravuga ibiganiro ari Nairobi iravuga ibiganiro African Union iravuga ibiganiro ariko Ubufaransa burasa nkaho ku munsi w'ejo mu kanama ka Loni bwavuze ibitandukanye bwashinje u Rwanda gufasha M23 bona rushinja ko rwohereza abasirikare muri Kongo ibintu bitandukanye n'ibyo Macron yavugiye Kinshasa ubwaheruka ibyo byavuzwe na de Rivière ambassadeur w'Ubufaransa muri Loni
ibi bintu biraza gusiga iki nk'igihugu cy'Ubufaransa noneho uko byagenda kose Ubufaransa bushobora kuba baricaye muri presidence yabo nako muri ministeri y'ububanyi n'amahanga yayo bagira n'izina ryibagiwe urumva iyo nyubako Champs-Élysées ni presidence bariya nabo bagifite n'izina rya turanze kuryibuka bashobora kuba baricaye bakabona bakoze mistake bakabona ko ibyo bavuze n'ukuri ariko bagomba no gukaresa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ubundi ijambo riba ari irya mbere biriya rero nibyo muri diplomasi bibaho bakavuga ati ariko wa mugani twagiye tumena umuceri tuvuga ukuri kose twibagirwa akose kandija wasuye umuntu wanareka ko kabanza ukagenda ukazavuga ibintu ugiye ubundi biriya barimo kuvugira na Yoroke bagombye kubivugira Kinshasa makoro ariyo noneho bakabiramverisa ukuri bakakuvuga bageze hirya batake uzi ko Tshisekedi bamutera abaturage bati dore na mugenzi warakubwiye buriya Tshisekedi ikiganiro cy'ubutaha uzanyibutse dukore kuri pronostique y'amatora yo muri Kongo icyo umuntu abona ni ikindi kintu nk'ibyo ngibyo bati Tshisekedi ari papa yamuteje rubanda Tshisekedi manda esiri urubyiruko muri stade urumva Macron nta miyaga nabashizemo kuva umwaba mwebwe nta ngabo nta bucamanza nta kimugira urumva amushyize nta security mwigeze mugara none bageze hariya baravuga bati reka dushima aho Kongo ikunda dukoresha tuye diplomatique urumva wenda ne bitagendaga neza bigende neza ubu urabona abakinisha abakinwa n'abantu muri Kongo batangiye kugarura agatima bati France yisubiyeho mwayumvise igeze muri Loni uko byagenze bivugiye muri Loni nabiha imbaraga zabyo ariko bivugiye kuri tele urabizi nk'umunyamakuru iyo ugiye gutana inkuru kuri tele nuwa yakiriye editinga ntabwo wambwira ngo mufite imbaraga zingana uvuye ufite ubonye kuri tele hari n'ibyo udashyiramo watabonye ubu se stand up n'inkuru yakorewe muri studio zagira imbaraga zingana reka ture kuri stand up ya France stand up ya France yavuze ko Kongo XY naho rero Derivier yarageze muri Loni aravuga ati reka da ntaza kubizambya byose reka nkore balance nk'abavandimwe ubundi na byiza no kuwagira icyo uvuga ku Rwanda ku makimbere ngera na Kongo ukagira n'icyo uvuga kuri Kongo ku Rwanda ibyo byose buri abaza ukuntu bakina ikarita ubutazongera avuga sore indi statement ivuga ati dufite n'amakuru y'uko Kongo ifashe FDLR ni iki nayo ishyire ku mugaragaro nuko nyine muri diplomasi ba balancing ibihugu buri ari mashima aho Kongo ishikira ariko avuga ati n'abadomye twababwije ukuri rero kuzajura mu gihe cyako urumva kuba bireba umuntu akuramo ibyi buriya niba ahageze kuri kadire y'ibiganiro abantu bazafata ibyo Derivier yavuze biri biganiro nihagera mu gihe cyo nibyo twavuze dutangira ikiganiro nihagera icyo cyo gukora cyo gushaka solution y'u Rwanda na Kongo ubwo M23 ku ruhande ibiganiro byabaye cyangwa byanze ariko France na Loni byagaragaje icyo bikeneye abantu bazajya mu byo bita fact France nibizifite ifite ubutasi bukomeye iza nizo ngabo z'u Rwanda n'amazina yazo ziri muri Kongo n'amayinite cyangwa iyabure bavuge bati twaribeshye nta mugabo utibeshye ibyo byose ni iki ni ibintu bishoboka cyangwa FDLR bayibaze bati ufite karapu ufite ndanande ufatanya na M23 uziko n'u Rwanda ruherutse gusohora nkuko babivuze muri Africa Intelligence cya kinyamakuru cyanditse ku butasi bw'u Rwanda bwerekanye fact z'ubufatanye bwa Kongo na FARDC ibyo rero reka nkwereke kuri ibyo kwaza binoroshye buri ibyo France yatangaje kiza New York ubundi bikimurirwa mu cyo bita International Court of Justice ni ibintu bijya mu rukiko wenda EDC zabihereho igiye kureka ko u Rwanda rwayiteye cyangwa France niba ari abagabo nkuko ari abagabo kuko nibafata u Rwanda na Kongo barushyire kuri chat ya Loni yuko ari ibihugu biri mu ntambara conventionnel tubyemere tumenye ngo burya koko Rubavu na Gisenyi bararasana amanywa nijoro bakoresheje mbona zifite silence tuzamenye ko ari intambara yo mu kirere ku butaka no mu mazi abaturage batabwiwe yatangajwe na France ihanganisha ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo ikindi abantu bagomba kuzirikana mu biganiro nk'uko tujye tukivuga France yavuga biriya ku Rwanda cyangwa ikavuga biriya kuri Kongo niyo responsable wo kumanaginga igihugu cyayiteye ifite igisirikare ifite ingabo ntago bihindura Kongo ngo bishyire kwibere kuri ibintu France yavuze bishyira muri weakness n'ubundi kuko ni igihugu gihamya ibyo France yavuze ko gifite defense itabasha kumenya binjiye mu gihugu cyayo bikazana ubwo bivugwa n'ikindi gihugu kandi agasuzuguro kakomeje ariko Kongo yarabivuze nayo uvuze ko yari abasirikare bambutse baje Kongo yavuze ikimwe ibumoso ariko ifite iburyo ifite prerogative zo kubabuza kwinjira ni inshingano z'isigara igihugu kubuza kuvogerwa kw'igihugu ntabwo uzuvuga ngo jewe ngo twatewe ngo birahagije mwateye mureba hehe kuki mutarenze igihugu ugasigara utabaza urumva ugaragaza icyo wakoze ni nkuko wavuga uti Kongo izo ngabo zinjiriye he bati twizinjiriye muri Rucuru zinjiriye Goma zinjiriye Masisi izo ngabo France ivuga muri represailles nayo
yari kwinjirira Rusizi ikinjira mu mazi ifite n'amarini ikomeye ikinjira ku ijwi igahinguka ntabwo ari byo wibuha purani. Ibyo nibyo wabwira abaturage, nibyo wabwira isi igihe utarabona fagite z'ibyo uvuga. Nta gihugu na kimwe ku isi kiriho muri ya souveraineté nationale ya buri gihugu cyemerewe kwiriza amarira nk'ay'ingona ngo ikindi gihugu cyaraduteye ntikizi icyo dukora. Ikirene ko yagize ikikora kuri Russia, hari umuntu abitekerezaga. Russia iri kuri karibu yo kurwana n'ibihugu birimo na OTAN na Amerika byose ukabyongeramo. Ubundi Russia abantu bajya barifata muri ubwo buryo. Ariko Ikirene yayishoyeho nka David na Goliath. Ubu yayihagamye rwose ibintu ntabwo bimeze neza. Umujyi nka Bakhmut bawurwaniramo amezi n'iki byose. Ese ugira ngo ibaye n'umujyi kanija. Ntudusenta kuko bavuga Ruhango kuko bavuga yose ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Ikirene yihagararaho bakarwana bagahangana bakavuga bati mwambuka uyu mugezi abandi ntabwo twambuka bagasizana. Bikwereka ngo Kongo nk'igisirikare cya munani hora yigamba. Abantu barayinjirana niba kuko ari byo. Ntitubize twebwe. Ireba hehe? Ni igisebo nacyo. France yarimo kwemeza ko nta defense igira zo kurinda territoire y'ubutaka bwayo. Ubwo nta sovereignty kuva mu 1994 ivogerwe ko ubonye kose. Twemeza ko nibyo ngibyo ko ari byo. Byayibuza ko icyo gihugu koko biza bishyira mu gihamya cy'uko Kongo iteye nk'ibyo Macron yavuze. Ubwo nta kuntu ambassadeur d'Olivier ari gutandukana n'ibyo mugenzi we yavuze. David reka dusoze tuvuga tuti M23 ira karita iri kuvuga yo kurekura turiya duce ni karita idasobanutse kubera ko itari gusobanura iti tuzaharekura ari uko bahageze. Ubundi ikintu bita Afrika. Hari n'ikindi kintu wigeze uvugana n'ubu ntarumva neza ariko ntaranabonera igisobanuro cyo kuvuga ngo izirangabo za East African Regional Forces zizafata ahantu hose M23 yagiye ifata uwo mubare w'abazahokipa bazawubona. Ubundi ikintu bita flagrant urakiza. Flagrant iyo ushaka kureba inoti ikoze ni inkorano. Zose ziba zikoze. Ndavuga igicupuri uyishyira gutya mu zuba. Ubundi case M23 iri en flagrant. No kuvuga ngo ni kwinyeshyamba zikora. Kuki bigusaba nibyo bututite basesenguza. Bigusaba gushyira mu zuba gutyo ukagira muri umuntu utabera M23 mu zuba nta kintu ashobora kubona. So ku kibazo warumbajije rero. Inyeshyamba zigomba guhisha amakuru yazo yose kugira ngo hatagira umenya ubutasi bwazo uko bukora. Ikindi inyeshyamba kuko ni inyeshyamba zakoze ereri mu rwego mpuzamahanga n'amategeko yo gutera igihugu cyabo. Gutera igihugu urabizi no mu Rwanda urabizi. Ababifungiwe ni benshi. Bana bamakenga muri Kongo n'iki byose baguje ko baraciriwe imanza. Tutitaye kuki ku mpamvu yari yose. Ni kiyazi cyuko rero Kongo yinjiwemo ino case yinjiwemo na communauté internationale. M23 yigira nk'indyarya imbere y'indyamirizi cyangwa indyamirizi imbere y'indyarya. Bivuze ngo nibyo Kanezusi akoza n'ubuntu byumvise mu bisubizo cya Kanezusi. Baba ngo twavuye ahantu ngo twatereranya abantu ngo twagize gute ngo ibintu nk'ibyo nese ari cyatatu atakubwiye. Nukugira ngo nugukirigita mu muryango mpuzamahanga buri wese akazaje kurasa M23 yafoye. Yahagera atari ko se bambe. Rero nk'ibyabaye isake warabyumvise. M23 yafashe isake anga kubyemera. Sha abadukurikiye nanjye barabimbije na n'ubutumwa ndabufite. Nayo turimo ntaho kandi ngenzi ko bahari ariko banza kubyemeza. Urimo kureba bagira ngo bahereza abarundi bavuga ati turi dusinyana. Twebwe gusinyana na government. Bagira ngo bakora amayero kuvuga ngo babuze leta gukohonyuza ikirenge muri sake nkuko bayibuje guhonyuza ikirenge hehe hari yaruguru muri Kibumba na Rumangabo. Leta nayo irahakanira birasakira ibibazo. Buri wese avuga ati mpafatishe ayo mayere kwashinga abo zabo dusinyanye. Leta natise nitutakanaza ikirenge hangaha aravyete amazacu zica he. Bigasanga ukuye leta none muri sate kandi ukabufunza umuntu wa mugani goma ntibikunze. So musubiza ikibazo cyawe. Yego. Hari n'ibintu nyamvuga nk'abantu barantukira muri commentaire. Buryo nibyo nabivuze dutangira ikiganiro. M23 ishobora kuvuga iti wasanga bano bantu bangora n'abandi bose. Kongo ifite amafaranga ifite n'ubushobozi. Barimo kudushakira ibirungo. Bamwe baza biyise East African Regional Force. Bande beyise abanyengura n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. Mwabagabo mwe bazadusanga mushaki. Badusanga isake. Bakaza baca imirongo enikurwa bagaca umusaraba gutya. Zimwe zigatambika gutya zikazamuka gutya bakavuga we kabundi tugusiza ukwawe urumva we mirindi tugusiza ukwawe wowe nzeze kuguma ukwawe nandi mayinite tutazi ingabo zayo urumva ku buryo kwihuza bazubakamo ibikuta aho kugira ngo bajye basabyinyo bakabacamo umurongo kandi bakabatatanya gutyo. Uretse ko kano kantu naza kukibagirwa ushatse gufata inyeshyamba kazicamo ibyo bice bimeze gutyo zifite ideology imwe wawe iteje ibibazo zishobora kugenda zirokiritaho ziri umwe rokirituka ahari byose ukazazanga mu 28 cyangwa 9. Icyo ni kimwe navuga muri aka kanya. Ariko ikindi navuga kitari icyo nuko
bashobora kuvuga bataka kugira ngo abandi barimo kwiyegeranya twe turimo kwiyegeranya reka twegeranye ibirindiro urumva amikansi zabo za gisirikare zikongera zikiga kuri plan nshyashya bavuga bati nta muntu wo kwizera reka turebe tunarwanyijwe n'izi ngabo twahangana gute kuko ubona ko sabye bamaze kwicaho umurongo zero ntayo bajyamo bashobora kuba batangiye kwegeranya imbaraga ngo barebe ngo bakijya kwiga imbunda nshyashya amarefresha niki urumva n'ama essence atwara ibyo kurya aho bari abahenze kandi izo essence ziba zitageted ni zira ndege bakavuga ati kujye dukora imirongo tujye muri ingabo mweso dukora imirongo tujye muri ingabo hanaha reka tuzegeranye zibe kuri etande ntoya tubashe kwa turi concentre hamwe n'uwadutera aburu uko yatumenera abo twegeranye defense zacu byose birashoboka mu mibare y'inyeshyamba gusa nazangura uvuga na East Africa ko bivuze mu kanya tutabeshyanye bano bantu bafite ikibazo muri effective nkuko M23 yakigira nta basirikare bafite abasirikare bivuye ngo abarundi ijana ngo bagiye hano n'amabatayo ngo bagiye kuri access Sake Kingi Kirorerwe Kicanga urumva ukomeza ugeze abwiza nahe hose na bwito abo basirikare ijana ni bivejuru ni special forces zambaye zo muri Amerika buriko mu bintu bya gisirikare nubwo tugenda mbona tusana bagiye kubiza ikiganiro mu bintu bya gisirikare kuno bara effective mu bantu ukanabara effective by comparison n'ibikoresho ukavuga uti igifaru kimwe n'imbaraga gifite ubwoko bwacyo gishobora kurwana biremeye muri mechanism mu kurwanisha ibifaru ko cyaka rwana ahantu company yarwana wasiga igifaru kimwe hano na ikipe yacyo ukabuzi ko mu bushobozi bise yakavaringa ahantu banijana barwana ukabuzi ko kajugujugu imushaka ukavaringa ahantu abandi bantu bari gukoreka hakora ntekereza ko rero bitagibaye muri ubwo buryo ngo tubari ingabo ntowe ingabo ubuke ariko zifite ibikoresho bihambaye ibyo mu bya gisirikare birashoboka sindi mu Barundi cyangwa n'ahandi hose nta gisirikare njejwe gusebya cyangwa ngikire hasi cyangwa ngikire hejuru ariko za Amerika zigiye zibikora ukabona bateye igihugu n'ingabo 2,000 ariko kikindi kibari kigitera kikaba cya steze ingabo 50 kandi ntizigifate burya bari mu bikoresho muri effective ya manpower no mu bushobozi bw'igisirikare ukabona ko rero na East Africa Regional Force ifite ikibazo cy'abasirikare n'ibikoresho hanyuma David reka dusoreze kuri aka kanone no magambo make nko mu minota cyangwa minota 2 ubona ingabo za FRDC nizikomeza kwangirwa kugira akaboko aho M23 yarekuye bizaba bisobanuye iki ku rugamba ikintu bisobanuye ku rugamba ni nkuko nubundi icyo kibazo iyo gikora mu buryo butabogamye nubundi gihe maybe ingabo za M23 zabuzwa kugeza akaboko ku baturage barimo kwishwa imweso we nabongeye bakishwa cyangwa n'ahandi barimo gupfira abatutsi hacura iki ikintu cyacura n'ibintu bibiri nicyo gihe iyo ubujije umuntu kwishima wishyikira wowe ufite ukuboko urimo kuribwa ku kirenge wabuze ukuntu yishima icyo gihe ikintu kibaho ni frustration hagati aho ngaho Kongo izaba frustré M23 ibe frustré kubera ko yumvise abantu barimo kwishwa ahantu itagifite uburikoresho ibasha kuhagera kandi we na East Africa ntabwo yahageze icyo gihe urumva hashobora kuvamo icyo bita kudeboroda urumva kwa bamwe hari igihe kizagera FRDC igatera ibirindiro bya M23 ititaye kuri ibyo bintu by'izi ngabo za East Africa hari igihe kizageza M23 ikaba ya deboroda nk'abantu biciwe nk'ahantu igaca muri humye izi ngabo ikajya gutabara abantu operation menshi bari gufasha urugero mu Rwanda aho wagiye kubona nka operation muri Saint Paul yagiye abaho kuvuga ya operation yagendaga arenga ibirindiro by'ingabo zo kwa Habyarimana ariko bakajya kubohoza abantu no kugira gute ikindi icyakavuyemo ni ikintu cyo bakakwiye kubunambaza muri aka kanya icyakavuyemo kizima kiruta ibyo byose navuze ko ibyo muri Kongo bimeze nka melange nka kokuterera aho ngaho nuko busanzwe niba East African Regional Force ije niba Angola yunzeho niba SADC ije niba MONUSCO ije ibyo muri Kongo y'ukuntu design irimo ikibazo hagombye kuba harafashwe ingabo za FARDC umubare runaka akafatwa ingabo za M23 umubare runaka zikajoyininga ya matsinda arimo kuza kuko umupfuno wabo no gufata hanuka ku buryo kibumba mu banyakenya haba officier babiri ba M23 n'abo officier ba FARDC bakabana n'abanyakenya bakabasha kumenya ninde warenze ku masezerano ku buryo Sake haba abasirikare mu Barundi ba M23 hakaba n'abasirikare ba FARDC umubare runaka aho hose harimo M23 isubira inyuma ikaba hasize abantu kuko ujya muri Sabyinyo nkaho yizeye ibisigaye inyuma ntago bihagije nundi zakomeza yahurumbirire birimo bikanizi bisarimo kuvuga inaho abasige uburyo batagaragara iraho abasiga nyine nibyo bujya tubwiraga iraho abasiga kubera ko bari umuntu bazibeshya bajya gukora operation zo kwica umuntu niba abakomando ba M23 special forces zayo zigiye zibarangiza cyangwa zishoboye kwevakiwa imiryango iri mu kaga
urimo kureba. So ibyo rero nta kintu bizakemura, bizateza akaduruvayo, kandi international community ibyo byose mu mashuri barabyiga, za academy militaire barabyiga uko bakemura amakimbirane, birigwa nyakinamba, birigwa nayo hose, ayo makuru barayafite, barimo gukora ibintu bitari mu bitabo bidashushanyije, bidafite umurongo. Ni nko gutanga umuti utazi doze wayo, mugatanga umuti utazi ibiro by'umuntu wohereza, urimo kureba. Kubera icyo ubundi la communauté internationale muri cadre militaire yegisikiwa abarebwa n'ikibazo. General Nyaga yamaganira na Colonel General Chiku yaganiraga na Nzenze, babonaga hari umuntu ugeze urwana n'undi, bazi ko baganiraga kibumba, ku cyubundi batakomeza kuriya emiseri umwe akabana n'undi. Kandi no muri conflict resolution baba babyize wa mugani wa barabizi. Buriya General Nyaga uzasoma background yiwe, uriya mu general ni gihanganye muri aka karere mu byo kurinda imitekano muri Kenya, muri Somalia baramuzi. Ntago yohejwe kuriya, ari umuhanga cyane muri biriya bintu, utabona bataragiye bayishura no mu bintu, azi ibintu by'igisirikare uriya mu general. So nabo b'abarundi bavuye muri amisomo n'abandi bose ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibiki ntago ikiriho nako, urumva. So bivuze ngo rero ikibazo cyo muri Kongo kizaba kajagaye n'akarindi, cyangwa se reka mvuge ngo wenda bazakurikirana na Primo Media Rwanda bakuremo no segment ibafashe ku buryo ubutaha tuzabona noneho izo component zongewemo. Kuko urumva iyo wubaka ushobora kuvuga uti tugeze ku irento, reka dushake iki gikoresho twari turi muri fondation. Ubutaha hari umuntu uzabagira inama, maybe utari marishare cyangwa ari zacu bakuye hanga ku kinyamakuru, basange bakoze mistake yo kwibeshya. Mu Rwanda hawo cyo bitaga gome, hari uri mbaze ngo byatanze iki, cyo byatanze kiba gihari buriya. Nese cyo General Gatsinzi nyakugenda ashimurwa kuriya, urumva. Bakakubwira ko bwamwiriragaho yavuga ati kanira nirare muri abavandimwe. Ayo makuru samakuru agenda ashyirwa hanze cyane. Ubundi abantu baguye n'iki ko umuti uri automatique wo gukemura ikibazo cy'abasirikare ba Kongo utazaturuka mu kutangira kugenda babegeranya. Distance ni iki? Kuvuga ngo abantu bajye muri Sabyinyo kuri kubera iki? Babashyize rumango bakanaturana abagenzi babo FIDs bagatangira baganira bamenyana basangira. Ku buryo n'abofisiye ba M23 na Kongo uretse bari bagenda badezerita bava bajya handi batangira kumva umumeko. Bakaganira bagora muri message zimwe bagasangira. So ibyo ngibyo ndavuga ngo rero wenda umeze ari imbere, simpanura sindi umupfumu, uzabona ko ino mistake barimo gukora bazayikosora muri ubwo buryo, ukabona noneho ko M23 izasaba ko yegerana n'aba FRDC niba abarundi baje ko ntago muri abakongomani ntimukunda igihugu cyacu kuturusha, natwe muri kompanyi yanyu reka dushyiremo solution zacu. Ibyo birafasha rero. David, reka dusoreza ha dusoreza nta kibazo. Wakoze cyane. Nimwe mwakoze kuntumira. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare